soul. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light of day, but I can also see the bones decay. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Uwase Fatuma umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Ndayishimiye Gustave umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Abahamya babiri ku ruhande rw'umuhungu. yewe Uwashinze Jeannette amusubira ngomera umurenge wa Nyundo maze kumva amasezerano ya Ndayishimiye Gustave n'Uwase Fatuma bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mu bwana n'amategeko nemeje ko kuva ubu Ndayishimiye Gustave n'Uwase Fatuma bashyingiranwe n'uko amategeko abiteganya. Sitting throwing rocks across the
Listen, I can see the light did go wrong, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is dying, waiting for the clear. Thankful I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Listen, I can see the light did go wrong, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Ocean waves, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what
ngikwakira nakubwiye ko umuryango wa Nemeye Abahizi impamvu twicaye, impamvu nyamukuru tutayizi ko ari wowe uyizi, wowe n'umuryango wawe. Icyo tuzi nuko twakeneye kubakira kuko mwabidusabye. Yewe n'imirimo yacu uyu munsi abajyaga mu isabato uyu munsi ntabwo bagiye kugira ngo babakire, abajyaga mu mirimo bazajya gusenga ejo hazaza nabo uyu munsi turi kumwe. Gusa kumbwira rero tudagutwereye mu gitaramo cy'iwanyu. Igitaramo se ko nta bintu twarimo ko kese nawe warwitwerera kuko nyewe uzi impamvu ko umuntu atwererwa yatumiye ibirori tukaba tutaragutumye, hari wowe wadutumyeho, ubanza ubwira impamvu wadutwereye. Icyo kintu nakivuzeho kandi mukigarukaho mbabwira ko ahantu umuntu ajya si ahantu, imyaka burya nayo ni ikindi. Kandi nanababwiye ko batuye, niyo mpamvu mwavuze muti najye mu yandi maturo turaza kubishyikiriza pasiteri kuko ninjye wabateguje kuko mwari mwabwiye ngo iryo ni irya kabiri nari bugarukeho. Yarakoze mu kanwa kawe se ko hari mu rurimi rumwe, hari urundi rwaba rwarajemo ntarabona. ya ni rumwe rusanzwe, ni rumwe rusanzwe kuri. Ubwa kabiri rero wakurikijeho ati nakubwiye ati none se kuzisa amazina abiri hitamo rimwe, uhitamo ko ari ituro. Ubwo rero rwa rurimi rwavuze intwererano urongera uravuga ati ni ituro. Ubwo rero babyumvise nagira ngo basobanure neza kugira ngo ngaruke kuri ya nzoga noneho wasogongeye nanjye karyohera. Reka nongere mbisubire biteguye. Nababwiye ko ntaza mu rugo rw'umutware, ntaza mu rugo rukomeye gutya nitwaje urutwe gusa, ariyo mpamvu nabashyikirije ituro mwategetse ko rijya mu yandi maturo. Iyo niyo mvugo mpagazeho kuri aya. Yego. Narinzi ngo ni intasho. Bwa kabiri yego nibwo rero mwanyemereye umwanya mbabwira kuko mwakiye amaturo mwamare n'umwanya. Rega impamvu nanza kukugora ariko nagira ngo dukize urubanza, nahuye ko hari abajyaga mu isabato uyu munsi barahangaha. Ubwo harimo rero abashumba n'abapastor n'ubyita amaturo baraza kwa Nemeye Abahizi iwanyu musiye muturisha, ubwo tuze kugabana iby'umuryango kandi bitari ngombwa. Niyo mpamvu reka nanjye nashyikirijwe kugira ngo ntaza kugira ngo hano twahindura urusengero dusigaye twakira amaturo. Oya nibyo, izo mpungenge nanjye ndazigize. Iyo uri mukuru uri mukuru, niyo mpamvu duhora tuza ku isoko hano kuvoma ubwenge. Iyo ni intashyo y'umuryango wawe. Kare kose se pastor baraha bamenye ko ari intasho kandi nabo batahijwe muri abo ngabo. Ngaho rero ijambo rindi bakurikijeho watubwiye uti twaje mu rugo tubatura inzoga, tuje kubasaba irembo kandi irembo ry'umugeni, irembo muraritwemerera murarifata murifatisha inka y'Inyatarembo, inka irashimwa. Ibi byose niko byagenze rwose, ntacyo wasize nta n'icyo wabeshe. Reka ngaruke ku ijambo ryawe rero ugutikishije bugufi n'abandi ntabwo uzabica kuko utari umwicaye. Bakushimira rwose. Oya kandi wazindutse. Nazindutse rwose. Abantu bose babitegereje. Bose. Uyu ni umuryango w'Abasinga n'inshuti z'Abasinga. Murabyemera mbese? Ndumva ibyo waje kudushaka uri bibone. Ibyazindiye umugabo mwabyumvise? Naje gusaba Fatima. Ubarebe neza nubarebe nabyo bari kureba ari. Sana murahamenya n'uyu mugabo ibyo yavuze ko atababeshe niyo yavuze.
basoma mu byicaro ngaho soma mwese nimwongere mucurure mumwe rero y'imfura uzanye urukundo usaba urukundo ni umukobwa kandi akaba umukobwa w'umuryango umwari w'umuryango nubwo ndi ntoranwa mu ntore z'iwacu ariko mfite iburyo n'ibumoso abo twicaranye kugira ngo tujye inama utega amatwi neza rero inama zigiye gutangwa niba ziza kukugwa neza ukomeze usenge niba wazanye n'abazi gusenga Ayane karame muraho umutima se uri mu gitereko kuko nicaye mu cyicaro cy'imfura rwose ndumva ntekanye ndetse ko twakwakiriye tukaba twaraguhaye n'irembo ukarifata ubu koko ni iki cyatuma uhagarika umutima oya ntabwo nawuhagarika kandi nababwiye ko icyicaro ubwacyo n'intambwe zatewe ubwabyo bituma nize byiza cyane kandi ntukawuhagarike kubera ko wamwanya kandi ukabura imfura kandi twebwe twakubwiye ko turi umuryango w'abakristo ni ukuvuga ngo ntitwisubiraho kandi tugira ubuntu umukobwa turamufite rero Uwase Fatu arahari kandi umuryango wabonye ko witabiriye akaba ari cyozi cyogera inka isuzumiro rero nibikwiye ati ntigenda yonyine ati ntigenda yonyine iyi nayo yitwa inyagurarwuri mbese mbona zisa data ndebere n'iyo nkoko iriho ubona hariho n'isake niyo kubyutsa abashumba ni icyangombwa cy'ubuziranenge bigendana n'iyo ngiyo ese nta kindi kibazo hariya usigaranye ko mbona ari ikibazo hano hari ibisubizo ibyo byose bikitwa guki iyi ni nanjoro yatumye nk'irara ubwatsi bayikoresha batese so byose imirimo yose barayikorera nabanza kugira ngo nerekere abandi nabo babikore nyine nk'uko mu buryo bajya babigenza oya nyine ndagira ngo mwerekere ahubwo nibatwereke kuko ko baje biteguye ra ngaho rushya batana akomeje mbona kihese nk'akabazo nkagira ngo ni ikindi kibazo bafite naje kubona kameze nk'ukwezi ni ukuri nta joro ry'abashumba n'izara n'ubwatsi nta joro ry'abashumba bazaherekishe rero kandi n'imashini yo kubwahira ese wabanje ikibumbiro yego iki ni ikibumbiro iki ni ikibumbiro ni ikizihe se ni inyana ntoya izi wacu ko zisanzwe zishoka zifite ikibumbiro iki ni ikizihe iki ngiki ni izo mu ruhongore iki rero ni igicuro cy'isugi bakaba buhira rwose ndabona yagendanye n'abasore munyeganyeze murebe niba zitarumanga zitaza kurumanga kangamirwa ati ariko ibiganza bitagaba amashyi ntibyagabana amashyi basaza barasobanutse zirashobotse n'impamvu y'ubukore rwose hariya kanimba hari n'izindi mpano zizanye tuzakira za mpano turazibonye n'impano turazibonye turagushimira gukomera amashyi
maze rero uzakomeza ubupfura n'ubutwari niko kazindukira akamaro uzahora uzindukira ukuri nk'uko wazindukiye ukuri noneho nari nakubwiye ko mukwemereye ko nubyitwaramo neza ndi umwuga umugeni waje dusaba ni ukuri ndamuguhaye ni ukuri nongere mbashimire kandi mbashimire rwose umuryango mugari wandagije kandi garuka hano ko bagenda bihuta cyane ngwino umuherekeza shaka so umuhereza ngwino ujye guheza nabi wacu ngwino tugiye guheza nabi wacu yego biganza ni nkoma ya Mungu n'ishema ry'abakobwa n'ukuri asa neza cyane arakige ni nkoma ya Mungu ni gaje byiza cyane yego bakiresha bakire neza tereka amaso neza afite akabiri tereka amaso neza icara ukwakira yego afite akabiri murakoze cyane ngamwakire uyu mwari mwiza bakire rwose nyina amaso yereka imwe ubuzimana rigiye bahereye sara ubwo ugifite ntabwo mfite umugeni twamuguhaye soma nyampi soma nyambase ko hari imirimo yindi yarakiye tumukoherereza isome ubwo abasore baze kureba neza uza no kugukunda ace kureba umusa sibyo isome iyo ntango rwose ubwize mbonye maze kuhasesekara uwarahageze mutume ngaho mubwire rero niba yahageze aze tumuramutse tumuhokera ndayishimiye yoroshyeho gato maze habiyaka iyo mutubwira ubundi karaba basore mbega basore umugeni muba mwamubonye kare cyane mwamubonye ubundi rero reka mu aho ngaho ubundi Yesu agiye gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa be ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atanyuzeho aha rero mu gitaramo aha ntawe ujya kwa data atanyuzeho ndabona afite ubwoba ntabwo twashyira umusoro ugira ubwo ariko reka mbereke reka mbahe poromosiyo mwese mutambuka ababyeyi babaramutse ubundi nta mwana usohoza umusaza ababyeyi babaramutse kandi mutebuke mu bangu mwegere hino kuko ntabwo twabyemera gusa umukobwa ati Yesu ashimwe ababyeyi babaramutsa bishimye ni murongeye abantu ku ndayishimiye umurongo umwe aha ndabona bagenda babiri narambura ibiganza asuhuza ababyeyi barakaza ni ukuri umuryango wa Nemeye Bahizi inshuti z'umuryango nibo mufashe twakira umukwe wacu wasabiye umugeni wabengutswe kandi bagukwereye uri umukwe rero kwa Nemeye Bahizi usanze abandi bakwe bakubanjirije kandi turakwakiriye tuguhaye umugisha kandi uza umwuka mwiza urakoze ukabyara no kureba maze ntuhasonzere data nanjye mugiriye umugeshere gitaramo kandi aho iwacu ntukangwe n'ibibyunzwe by'abasore ntugire impungenge rwose aha byari bigenze gute nigiye muhe uburenganzira kandi nigiye mubwiye muri urugo usanga data nagira ngo ndabona abandi bagiye ntacyo nabamarira reka mbasaba ahubwo mukuru umurongo umwe muri ibishoboje hasi igihe muragira ngo mbamarire mwerekeze inkoni ubundi kera ku muco n'amata yizamure rwose uwo ntuyimanure uko akati mugereho uko rwose mumereho ubundi kera uwo umwami yatungaga inkoni yabaga amuzamuye mu ntera uyu niwe mujyanama wa ndayishimiye mu nkundire tumukomere amashyi ibi ni ibyuzwe by'abasore kandi
ngira ngo mwebwe ndayishimiye bamwe hariya abandi hariya koresha inkoni iyo nkoni ni y'ubutwari nuko aba benshi basigaye mu manege hangane umusore wese agira samudiye kandi numva impundu z'urwananga numva amashyi y'urwunge ati muraho kandi ndabashimiye uyu munsi maze gusabe uca akabugi mawe data ndabona n'ubundi ndayishimiye atari kumwenyura unyemerere uyu mwanya nongere mubaharire utubarize Habiyakare niba nta gisigaye murakoze nkuko n'ubundi nasabye ngahabwa nyemerera utumeho wa Sefatu nanjye muramutse ndetse n'umuryango mwishimire maze ndayishimiye agira inseko rero ngo yateretse azirikana kuri uyu munsi ubwo turabirebera aho ngaho mubyeyi n'inkundi ntabwo rero nakwicisha urukumbuzi ibyifuzo byawe niyemeje kubisubiza kandi neza kugira ngo muri ubu rwa nemiyobozi uhishime unezerwe kandi umuryango watoranyije kugira ngo gushimishe ubwo wifuje rero ko Fatu yaza ukamuramutsa ndetse akaramukanya n'umukunzi we nagira ngo basaza be bamurebe niba akitse uturimo two bari mubwiraze aramukanye n'abashitsi data buri mpamvu utambonaga natambutse ngeze kuri ya nkingi ya Nyabitabo nuko negeye hirya gato ngeze kuri ya nkingi ya Kanagazi ngeze kuri ya nkingi ya Mbonabihita naje kubona uwa Sefatu ari mu mirimo ndamubwira nti nyamuneka kugira ibisoze ndicara nkigungabye nkamubona igikomye cyose ngasimba nunkundire ibiganza bigabamariza duhuza ibiganza ndetse n'amashyi n'impundu tumushimire cyane nahabaye byabaye aduteye agahinda mutoni wacu mico myiza sibira rimwe mutoni wacu mico myiza sibira rimwe mumburize nimumumburize babyeyi nimumumburize bakobwa ndasaba umusizi kugira ngo abahinnyeho gatoya agasiga gasingizwa akaba imusugi wa Rusengo akenshi agasanganizwa ibisabo yewe atetambuka umwari wacu ngwino
umuryango mwiza wa Nemebahizi, inshuti z'umuryango, nimumfashe twakire umwari wacu tumwakiza imashini impundu. Mwakoze umurimo mwiza. Aha turi mudahari twagize ibiganiro byiza, aha tubaje kumusaba badutura rero inzoga z'abagabo, ariko namwe ntabwo babagiwe bazanyemo niba zibakwiriye. Aho mujye kwicara rero muze kwicara musome mwumve ko baje gusaba fatu. Akomeye mukomeje aho ngaho nta kibazo. Umuryango mwiza rero mu gaciro k'umuryango wa Nemebahizi, mu ishema ryacu, ishema ryacu ni fatu. Niwe watumye uyu munsi twicara, uyu munsi tugubwa neza, uyu munsi tugira ibyishimo ku mutima. Fatu rero muri iki gicumbi cy'umuryango turakwishimiye, turakubwira ati warakoze ubwawe bwawe, warakoze kuko duhesheje ishema umuryango, natwe turagushimiye. Ababyeyi basubire impundu n'amashi. Mwari mwiza rero urabona hari hakurya hari undi muryango waje urangajwe imbere n'umubyeyi Habiyakare. Ubushize baje iwacu mu rugo, nanone badutuye inzoga, batubwira ko baje kudusaba irembo kandi ry'umugeni. Irembo twaribemereye ndetse bararifata barifatisha. Uyu munsi rero bagarutse nanone baza badutuye n'inzoga, bifite n'ijambo rikomeye, ijambo batubwiye nk'umuryango kandi tukaryakira neza. Batubwiye ko baje kudusaba umugeni. Muri rya rembo basabye batubwiye ko noneho cyabazinduye gusaba umugeni. Bo babengutswe rero, akabengukwa n'umusore wabo kandi nawe w'imico myiza, batubwira ko ari wowe Uwase Fatu. Twasanze nta mpamvu n'imwe twakwimana kuko twakoreze neza, ntabwo dukoze isoni, dusanga tuguhahira umuryango byaba ari ishema kuri twe ndetse rikaba ishema kuri bo. Icyo twakoze rero mu kirima neza cy'umuryango, mu gaciro k'umuryango twagukosheje, badukoreye inka nziza, inkwano twazishimiye zageze mu zindi, uzabyara uheke. Biyaka karabe umugeni waje dusaba rero ngo wenda kugujikirije umuramutse maze umwereke n'uwo waje uje gusabira. Urakoze cyane. gira umuntu koze cyane. Umuryango mugari rero dore umugeni wawe, ariko nyemerera utambuke gato, utambuke. Inzozi zawe uyu munsi zibaye impamo, tera intambwe. Ayishimira cyari aho ku giti. Uyu mwanya njya nca rwose, reka banze mubwire eshi inzozi zawe zibaye impamo, umunsi w'ibirori mubi. Umugeni rero wabengutse, umuryango ukaza kudusabira kuri iyi tariki ya none bamudushyikirije. Ubwo rero ahasigaye ni ahawe. Habi akaba gukomera amashyi uretse ariko ndayishimiye. Basobetse bari mu ngamba. Aturaho atora warakoze cyane. Umare kubaha impano, wegera inyuma ho gato. Ndayishimiye ngaho ngwino renganira na pare. Usaba abo basore rero niba nta gisigaye, njyewe mbona ivumbi rwose. Nimba nta gisigaye, ariko mana ndayishimiye kuva yavuka banza ariko bwa mbere abonye poromosiyo yo kuramutsa umukobwa. Ongera ugumemo
rwose igumiremo aho ngaho uwase aho muri icyo gituza yagutoje miteka haturi aho mama ariko ibiganza bitagaba amagi guteguriye ikimenyetso cyiza cy'urukundo ndayishimiye uretse buke buke ni ukuri igihe ntabwo cyarenga ategeza hino nkwambika impeta nziza itagira umukonjo igaragaze ko ntazigera nihakonje mu kugukunda ati maze sinzagukoma inkonjo ati warakoze cyane yo ati umunsi wari uyu ati kandi si ibyo gusa naguteguriye n'ururabo rwiza mukunzi wanjye ati abasore mwe tumuvane y'amaso ubwo abasore uwasabye babandi bose bajyaga bampa SMS z'urukundo atari nabo uzongera kuyandika tuzareba ababishinzwe ati naguteguriye n'impano ngiye ni ukuri ibiganza byawe maze nsabe ubundi ngo imvura iguye nisubira uyu mupfunduzi ngiye murebye yewe ntizimurangwaho ntiyazikoreye uruhangano ruhanika ati reka mbere kuko natojwe kuzipfundura reka nkureho uru rupfuko maze mbereke uko mwiza nyange zirusha kweza ngo yaguhanze yaguhariye uburanga tambuka neza nya urukundo rwanyu rusigasiwe na rurema kugutete esha azajya nakuririmbira itorera beza rizajya ririmbira shyitsa muri izo nkongoro maze utambuka uzibashyikirize uwasati natojwe umuco utari ico ntozwe umuco nyarwanda ngaho ntabwo nza kuvuga ngo watanze undi kumubwira ngo ndagukunda cyangwa mu zindi ndimi I love you je t'aime ndagira ngo umubanze kuri iyo nyiko ndabona basaba segano babanza undi dore ko basa nk'impanga ati mbanza sheri yo ati mutwaye wanjye ongera umuha umuhanda ati ni wowe Imana impaye ongera umuhe buretse ndayishimiye buretse ufata umwongere rwose gusa ubabaye yimyoze sinzi ingingo dushingiraho tubima amashyi n'impundu barasobanutse maze ndabona isaha iri kugenda insiga igihe cyenda kurenga fata ati naguteguriye impano aturiyamutsa akebo kajye wamugarura ndasaba uwaje atwaje impano ndayishimiye ati ndayishimiye mama ati niyi impano ati nanjye reka nkwereke iyo naguteguriye ifata ati warakoze cyane yo kandi muzabana imbese urwo rukundo warunganye iki sinahangara yo ati dore imvi zimaze kuba uruyenzi uruhangano ruhanika ati maze ngiyi ni ikintu ujye uyicunga hamanuka n'ahazamuka yewe ahatambika ntukayisige ni ukuri reka gushyikirize n'iyi mpano warakoze cyane maze nze gusaba ubundi iteka ryose ya data bukwe n'amabukwe ati kandi si ibyo gusa umubyeyi
sureba se umubyeyi warasokoje uruhanika ati ntacyo mfite mbatura abana bawe ati mwarakoze cyane. Iyi mpamagare shangazi mama bibi mama iyi mama mpamagare na kaka ino kaka barakuzirikana nawe uriya mwana wawe afite injwiri ubu bavuga uriya ati kaka ntacyo mfite gutura ati ni ukuri iyo aguhanze ari nayo waguhaye ati uri uw'Imana yimanye kandi guhoza ku ndiba y'umutima ati ngwino bagushimire dufata n'ifoto y'urwibutso ati urakoze cyane. aho rero mama Mugisha akimara guhabwa iyo mpano ndaza gusaba abandi bose kugira ngo mwegere kuri ya tapi bikwiye abantu bose bari aha ni umuhanga kandi akabe umubyeyi yenga abashyitsi bahire nimwicare mugwene iyo ngo ntacyo mfite mbatura iyi mutambo umwanza nteye niterera ndakuramutsa Mariya 10 ati kandi ntacyo nabona na ashinja rugira byose we waduhanze akaba duha atarahafi ati nifuje kugushimira imbere y'imbaga y'abantu yose ngaho ngero utereka amaso fi ariko buriya ngira ngo wino ngire ngo ndayishimiye ni umusore usobanutse iyo murebye ubona ibituza ari umunihiro aciye inzira y'umucyo ahesheje ishema ababyeyi ntago ari bamwe bakuru bukwe nta pare nta marene nta emusi abona koze ubukwe ati umubyeyi ngiyi rya sezerano nakubwiye fata tireka ngo ushyikirize n'iyi nshyimbo atugiye yicumba hamanuka nahazamuka ati maze reka dufate ifoto y'urwibutso ati ni ukuri warakoze cyane ati umwanzi ukwanga acika i Rwanda iyo mpano niza kumara guhabwa ndaza gusaba kugira ngo twegere kuri ya tapi maze kugira ngo buri muntu wese urahaze kubibona neza aho rero ngire ngo nkomeje ariko mana ati uyu mubyeyi nawe muhoza ku ndiba y'umutima ati ni ukuri nifuje kugushimira ku mpano nziza naguteguriye ngire ngo bayimushyikirize amushimire munsi w'umunezero munsi ntazibagirwa dore umunsi mwiza umunsi w'igikundiro
wose w'umunezero wose ntazibagirwa nzakurinda agahinda nkwereke urwagasabo Nibashiki bandayishimiye mama Olivier aze iyi mama Keri yavuye Mama Ivona nawe aze Ivona mpamagare na Rosine nawe atebuke ndabona igihe kiri kurenga Rosine nawe musabe yegere hino Reka mpamagare Rosine nawe yegere hino bamushimire ati Uwimana yimanye ati nukuri umwanzo kwanga aragasitara ati ntugasitara ati warakoze ati ntakiruta urukundo ati cyambere tugutuye umutima wacu ati warakoze cyane Eri mpamagare Erike nawaze bamushimire uwo ni Erike ejo bundi nawe agira icyo yibwira yongera inka mu zindi ati warakoze cyane eje ku mpano zo gushimira ku ruhande rwa Fatuma reka mpamagare Mimi aze bamushimire atambuke mpamagare my sister mukuru we atambuke nawe bamushimire wino ugendereshe usanze uwo wakunze wa munsi mwiza twahoze twiteze wageze shenge rwemaje kukujyana rugero mu bahungu rwa mucyo yaje mwana wa mama ndabona nta gisibira kubibera mama ariko mwankundiye tukabashimira n'ukuri ati ntabwo nakwibagirwa amezi 9 ntwite ugenda wigengeseye ati udahunga wanga ko ntugana ati maze igihe mvutse ntarareba mufema neza ndanezerwa
ngira ubushyuhe imbeho ntiyaza ati imbehe yanjye yari ibere ati ibi byose ndabigukesha ibi byose ndabigutuye ati ni ukuri warakoze cyane mubyeyi ati ukwiye ikamba kandi ukwiye umudari ni ukuri amashyi masabana arakagendera ku igare ati ibi byose niwe mbikesha uwankoreye mubyeyi kuba ngeze ahangaha reka nguheshe ishema imbere y'abandi bose atakira nika abahareba mu nkundire duhuza ibiganza tumushimire cyane ni umubyeyi wo gushimirwa mu ukuri ati kandi warakoze cyane aha haragoye uzi kubona umwari nk'uyu ngire ngo ndayishimiye amaze iminsi asenga ati papa ntacyo mfite ngo ture ati warakoze cyane dore n'igikombe atukuye igikombe ababyeyi mu nkundire dushimire uyu mubyeyi kuko arasobanutse ababyeyi mwese mujye muhabwa ibikombe iyo wareze neza nta kuntu cyangwa se umwana wawe yagukoze isoni ni ukuri barasobanutse kandi inzira baciye ni iy'umucyo abandi ni umusore uciye inzira ihesheje ishema ababyeyi niyo mpamvu ati ndacyakomeza kugushimira pa ati nkwita papa ati kuko uri umubyeyi mwiza umubaye hafi aba ni ababyeyi bamureze bamuba hafi ati si ibi gusa ahubwo nzajya mbahoza ku ndiba y'umutima kuko umutima uzajya utera maze utambuke umaze umwereke mu kwicara abantu mu zindi hari abatahira bazo yewe hari uwaje azirongoye hari uwo mwanya ndongera mubaharire maze nsabe mbenyampi maze nsabe tuzamureho gatoya aho ngaho ndabara gatatu tunywereho aperi twese imwe twese uwase twese kabiri twegereze gatatu ayo ariko sinzi ni ukuri ibiganza biraha maze isabe pare na marene baca akabogi umwanya si uwabo n'ubwo ngaho ngera useke mama rega ni ikibasumba kitari manyobwa mu nkundira tongera umusomye kuri uwo mutsama uwo mutsama wamuteguriye ongera rwose nta kibazo ati imvura iguye nisubira ndayishimiye ati reka nanjye nkwihere mukunzi wanjye maze mbasabe muca akabogi ukomeze umuzimanire nk'uko wabiteguye ngira nti umunsi mwiza w'igitaramo igitaramo ndangamuco hera nk'iyi ibyateguwe ni byinshi twateguye n'umwanya wo gutarama tugataramira kandi dutaramye turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe aha rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'abahanzi batandukanye ndi kumwe na DJ number 1 Nyiruruzungu muzukuru wa Muhongerwa ndasaba kugira ngo muhe iminota 3 mu gihe turi kugenda dutunganya abandi bahanzi bitewe n'indirimbo zabo undebere cyori impondo mu mararungu erega DJ niyo wayongera ariko idatuma emusa tumvikana
gushyiramo utwo dukweto twawe bana. Sawa kabisa. Kamera amaguru ayacu. agira aca ku ruyenzi ndaca oya ndanyara hano naringize ngo urasa ku ruyenzi ngo tuze kwiyongera oya ndaca ku uca ku kibuye irakugezayo rero nugera mu nzira ubuka uze kwicara nawe muri hamwe musome mushira inyota kandi tubifurije urugendo rwiza. Ikindi rero bakakwakira bakakuzimanira uzabasabira umugisha. Ubwo rero niba wanyuzwe ukanyurwa n'ibyo twagukoreye mudusabire umugisha tubaherekeze. Murakoze cyane. Mudusabire umugisha murakoze. Twese rero nk'uko bikwiye twubaha Imana yatugiriye neza. Urakoze Uwiteka k'urunani w'itangaza, urakoze kuko wabanye natwe muri iki gihe cyose gitambutse, by'umwihariko waraturinze imyaka yose itambutse uduha ubugingo. Turagushimira ko abana bacu wabahaye uburere bwiza kandi kuri uyu munsi wa none bakaba batweretse ibirori. Turagushimira umuryango mwiza twaje tugana wa Celestine uburyo batwakiriye. Turashimira ababyeyi babo, turashimira abana babo, turashimira n'umuryango mugari wacu
by'umwihariko mana nziza turagushimira kubw'igihe cyiza waduhaye. Tugiye gutandukana rero kubw'umubiri, kubw'umutima tugendane nawe. Tweretse rero imfubyi, abapfakazi, abasaza, abakecuru, abarwayi, imfungwa n'abandi bose badafite kivurira, ngo barambureho ibiganza by'impuhwe zawe. Turagusaba rero kuturinda impanuka z'ubwoko bwose, cyane cyane ko twaje mu byuma byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu, kugira ngo umunsi umwe tuzaririmbe indirimbo z'ibisigizo byawe twicaye ahera ho mu ijuru, uko ibihe bizaba bisimburana iteka. Amen. Arakoze. Reka sabe DJ kugira ngo antegurire noneho indirimbo imwe ibyinitse cyangwa ebyiri, ubwo buri muntu wese ubishaka aze gutambuka dususurutse runo rugo rushyashya kandi abakiri kumwe. Uwakoresheje aniveriseri, umwana yabatijwe, undi yakomejwe, yahawe amasaka, mbese uwo murimo bawukora neza. Ati guhera uyu munsi wa none turabakiriye muri Tomato Designer Light. Abo bose ni Tomato Designer. Ushaka ibindi bisobanuro ni ukwandika zeri, ni uguhamagara umurongo wa telefone ngendanwa 0783 kahita witabwa. Umuntu wese atambuka muri iyo njyana yateguwe, wifuza